Haleluya, twongeye kubasuhuza muri aka kanya mwe mudukurikiranye kuri Anaweza TV. Twongeye kubasuhuza cyane. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ijambo. Abari hakurya y'amazi mwese turabasuhuje, abakunda kudukurikirana cyane, abari hano mu gihugu cy'u Rwanda mwese namwe ntago twabibagirwa, turabasuhuje muri aka kanya. Uko nabibabwiye, nitwa Assumpta Mico Myiza, nkora umurimo w'Imana muri Church of God, nkaba ndi umuvugabutumwa. Ikimana ishize ku mutima wanjye turakiganira, tukagisharinga, tukabasha kubageraho kugira ngo mwumve Imana ibishize ku mitima yacu. Tugiye gusangira ku ijambo ry'Imana riri muri Esteri, ibice byaho ni 6. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, tugiye gutangira dusenga kugira ngo dusome ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana ikomeye, Imana isumba byose, turagushimiye kuko uri Imana ishobora byose. Uyu mwanya mwiza watugeneye, reka buri wese uri mu bihugu bitandukanye, uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri buze gukurikirana rino jambo ryawe Mwami, aze guhindurirwa ubuzima, aze kwakira izindi mbaraga, aze kubona ubuzima budasanzwe ku buzima bwe. Urakoze kubitwemereye nk'Imana, tubisenze twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ngo twe tumaze gusenga, twe tumaze kwebwa, tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo imbaraga zihindura ibyanze guhinduka. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Esteri, ibice byaho ni 6. Turahera ku murongo wa mbere. Titira amagambo iravuga ngo umwami amenya ko Moridekayi ari we wamuburiye. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge, bagisomera umwami, basanga byaranditswe yuko Moridekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Moridekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumumanika Moridekayi ku giti bamuteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, Hamani niwe uri mu rugo. Umwami ati, naze. Nuko Hamani araza. Umwami aramubaza ati, umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati, hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta. Hamani asubiza umwami ati, uwo mwami akunze kubaha bazane imyambaro y'ubwami, umwami ajya yambara, n'ifarashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro niyo farashi babihe umwe uwo mubo batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iryo farashi, barangurira imbere ye bati, uko niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi yambika Moridekayi. Moridekayi amugendesha mu nzira yo mu murwa ahetswe n'ifarashi, arangurura imbere ye ati, uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ubwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana riri muri Esteri, ibice byaho ni 6. Dusomye amagambo meza, amagambo dusanga mu gitabo cy'Imana, amagambo meza ahumuriza imitima yacu. Haleluya. Tubonye umugabo witwaga Hamani, tubona umugabo witwa Moridekayi ndetse n'umwami. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iryo joro, haleluya, ijoro rikorerwamo ibintu byinshi, ijoro haberamo ibintu byinshi bitandukanye, ngo ariko ngo ijoro rimwe, igihe kimwe, itariki imwe, ukwezi kumwe, n'umwaka umwe, ngo umwami abura ibitotsi. Haleluya. Ibaza umwami akabura ibitotsi ku bwawe. Haleluya. Ngo abuze ibitotsi, umwuka w'Imana ugendera muri we. Haleluya. Ngo arangije, hari ibitabo byinshi ubwami, hari ibitabo by'amategeko, hari ibitabo by'ubucurabwenge, ariko ibitabo byose umwami arabyiragagiza, arangiza basaba kuzana ibitabo by'ubucurabwenge. Haleluya.
ngo amaze gusoma ibitabo by'ubucurabwenge ngo agera kuri paji ivuga ku byo Moridekayi yakoze. Haleluya. ngo umwami agira amatsiko, umwami ashaka kumenya n'iki Moridekayi yakoze. Haleluya. hari igihe Imana hari ikintu ishaka gukorera ubuzima bwawe, hari ibintu bibura ibitotsi ku buzima bwawe, hari ibintu bibura ibitotsi ku bwawe, hari ibintu bibura ibitotsi kugira ngo Imana igiye kugira ikintu ikora ku buzima bwawe. ngo nuko ngo arimo arasoma iyo paji, ngo arangije ngo ageze hepfo asanga ibintu Moridekayi yakoze. Haleluya. ngo arangije gusoma ngo asanga ngo hari abagabo babiri ngo bashakaga kwica umwami. Haleluya. ngo Moridekayi ngo abari ukiza umwami. Haleluya. ngo nuko ngo ijambo ry'Imana ritubwira neza ko ngo umwami aribaza, arababaza ati ese uyu mugabo Moridekayi wakoze ibi hari ikintu mwamwituye cyangwa hari iby'icubahiro mwamuhaye? Haleluya. ngo barangije baramubwira ati uyu mugabo nta kintu yagororewe, ariko ndagutangariza ko muri aka kanya uwo mugabo urimo uravuga, uwo mugabo uri kubaririza yicaye ku irembo ry'ubwami. Nkibaza ikibazo kivuga ati ese igihe umwami yatambukiraga ibwami cyangwa igihe yagenderaga mu marembo ntabwo yabonaga Moridekayi? Haleluya. ijambo ry'Imana rirongera ritubwira neza ngo bakimara guhakana ko nta kintu yakorewe, barangije ngo umwami arabaza ati ese ninde uri mu gikari? Haleluya. ngo Hamani nawe yaje mu gikari, ngo hari ibintu yaraje kubwira umwami, hari ibyo yaraje gusaba umwami. Haleluya. ijambo ry'Imana ritubwira neza ko ngo Moridekayi ngo ari mu rugo, ngo umwami arangije baramubwira ati ni Hamani uri mu rugo. ngo umwami arangije arababwira ati nimuhamagare Hamani aze. Haleluya. ngo Hamani yumvishije ngo umwami amuhamagaje, yumva yuko agiye kuvuga ibyifuzo bye, yumva ko agiye kubwira umwami icyari kimugenjeje. Haleluya. Haleluya. ndagira ngo nkubwire ko birashoboka ko nawe umaze igihe kinini uri ku irembo, birashoboka ko umaze igihe kinini utegereje, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari ijoro rimwe Imana igiye kubigenza neza, hari ijoro rimwe Imana igiye kwitamurira ku buzima bwawe. Haleluya. ngo nuko Hamani agenda yishimye, Hamani agenda anezerewe, avuga ati nicyo umwami nshakira, nicyo umwami agiye kumbwira. ngo akimara kugerayo nuko ngo umwami ahabaza Hamani, aramubaza ati ese umwami akunze kubaha yamugirira ate, yamugenza ate? Haleluya. ngo Hamani yibwira ko nta wundi muntu umwami yakunda kubaha utari we. Haleluya. birashoboka ko nawe hari ibyo uri kwibwira, ariko iri joro nagira ngo utangarize ko hari Imana ije guhindura ibitameze neza, hari Imana ije guhindura ibyari bigose ubuzima bwawe. hari igihe kinini umaze kinini wicaye, ariko Imana ije kuguhagurutsa mu izina rya Yesu. Haleluya. ngo nuko ngo Hamani aramubwira ati nguwo umwami Imana akunze kubaha, ngo bamutambutsa ku ifarashi, bakamwambika imyambaro y'icubahiro umwami yambara, ngo bakamutambariza ikamba mu mutwe ry'ubwami. Haleluya. mu yandi magambo Hamani yarateye kudeta. Haleluya. yarashatse gukuraho umwami kugira ngo abe ari uw'umwami. Haleluya. ngo nuko umwami arangije aramubwira ati wowe Hamani, ibyo bintu byose uko bivuze hatabuze na kimwe ubyihutane ubizane kugira ngo mubyambike umugabo witwa Moridekayi. Haleluya. ngo Hamani aza gutekereza, asubiza ubwenge ku gihe, aza gusanga yavuze nabi. Haleluya. hari abantu bazatuvuganira twicecekeye, hari abantu bagiye kukuvuganira wicariye mu rugo rwawe, hari abantu bagiye kukuvugira wibereye aho hirya, ariko ngo Moridekayi ari ku irembo ry'ubwami, Hamani yaramuvugiye atabizi. Hamani yamuvugiye imbere y'umwami, amuzamurisha icubahiro Hamani atabizi. Haleluya. ngo nuko ngo Hamani ajya gushaka ibyo umwami yari amutegetse. Haleluya. ndagira ngo nkubwire ngo dukurikiye kuri Anaweza TV, uyu mwanya birashoboka ko hari icyo Imana yakora ku buzima bwawe, birashoboka ko Imana yagenderera ubuzima bwawe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu bigiye kubura ibitotsi ku bwawe, hari ibintu bigiye kubura gusinzira ku bwawe. Haleluya. iyo Imana yitamuruye ku buzima bwawe hari ibintu byinshi bihinduka. iyo Imana yitamuruye ku buzima bwawe uburwayi buragenda. iyo Imana yitamuruye ku buzima bwawe amadeni aragenda. iyo Imana yitamuruye ku buzima bwawe ibiremereye ubuzima bwawe birahinduka. Haleluya. umwami akimara kubura ibitotsi, hari operasiyo yari iri gukorwa kuri Moridekayi wari uri ku irembo ry'ubwami.
haleluya. ngo nuko ngo Hamani ajya kuzana ibyo bintu byose yabwiye umwami ko umwami Imana akunze kubaha, babimwambika bamutambagiza umurwa, haleluya. ngo baza bashoreye Hamani. Moridekayi yari amaze igihe kinini atakaraba, yari amaze igihe kinini yambaye imyambaro y'urukozasoni, ariko ngo igihe kigeze yambika imyenda y'ubwami, yambika imyenda idasanzwe, aba umuntu ukomeye. abantu barumirwa ati Suriya ni wa wundi twabonaga yicaye ku irembo ry'ubwami. birashoboka ko ijoro rimwe ubuzima bwawe bwahinduka, birashoboka ko umunsi umwe hari icyahinduka ku buzima bw'abantu bakagutangarira. iyo hari icyo Imana yakoze ku buzima bwawe, abantu barakuyoberwa, abantu baratangara, kuko hari icyo Imana yagukoreye, haleluya. nawe hari icyo Imana igiye gukora, ibyawe byose bigahinduka, aho utuye bigahinduka, abantu bakakuyoberwa, kubera ko Imana yakoze, haleluya. iyi Imana yakoze byose birahinduka, iyi Imana yakoze byose amateka arahinduka, iyi Imana yakoze uburwayi buvaho, iyi Imana yakoze amadeni aragenda, iyi Imana yakoze minerivare ziraboneka, haleluya. wowe wihebye, wowe warugowe n'ubuzima urimo, iyi Imana yakoze byose birahinduka, haleluya. ngo nuko Moridekayi baramuzana, ngo bamutambutse umurwa bamuririmbira nk'umunyacyubahiro, haleluya. nawe birashoboka ko wari umaze igihe kinini uri hasi, birashoboka ko wari umaze igihe kinini uri ahantu hamwe utava ahandi ngo ujya ahandi, ariko uyu mugoroba hari icyo Imana igiye kuguhindurira, hari aho Imana igiye kugukura, hari aho Imana igiye kugushyitsa, hari aho Imana igiye kugushyira, haleluya. Imana iritamuruye ku buzima bwawe, Imana iritamuriye. wowe dukurikiranye Anaweza TV, Imana yitamuruye ku buzima bwawe. hari icyo Imana ikoze, hari ibyo Imana ihinduye, haleluya. amateka yawe Imana irayahinduye, ubuzima bwawe Imana irabuhinduye, urugo rwawe Imana iraruhinduye, haleluya. wowe wabonaga utazi uko bimeze, ariko Imana irabihinduye, haleluya, haleluya. hari imbaraga z'Imana zije guhindura ibitameze neza. Imana ije guhindura ubuzima bwawe, Imana ije guhindura imibereho yawe, kugira ngo wakire ubundi buzima, wakire ubuzima busha, haleluya. uko Imana yagendereye Moridekayi, uko Imana yamukuye ku irembo ry'ubwami, ariko ibaze kwirirwa wicaye udahaguruka kubera kwicara ku irembo ry'ubwami, ako ni agasuzuguro. izo ni imbaraga z'abadayimoni. ariko uyu mugoroba, uyu mwanya, Imana igiye guhindura ubuzima bwawe. nawe wari unkurikiranye kuri Anaweza TV, wowe uri mu bihugu bitandukanye, wowe unkurikiranye uri hano mu Rwanda, Imana ije kubigenza neza, Imana ije kubihindura. ayo madeni yashizeho iherezo, ubwo buzima bushizeho iherezo, urwo rugo rwawe rushizeho iherezo, ubwo burwayi bwa hato na hato Imana bushizeho iherezo, ibyo bibazo wacagamo Imana bishizeho iherezo, izo ntambara wacagamo Imana izishizeho iherezo. humura nshuti, kubabara siko gupfa, haleluya. nubwo wabonaga byari byanze, ariko Imana iraje, ije kwitamurura ku buzima bwawe, haleluya. wowe wari udukurikiranye rero, Imana ije kubigenza neza. hari imbaraga zije guhindura izindi mbaraga, haleluya. ibitari bimeze neza, Imana ije kubigenza neza. reka dusenge, dushimira Imana ko Imana hari ikintu ikoze ku buzima bwacu. Uwiteka Mana ikomeye, Imana isumba byose, turagushimye ko hari icyo ukoreye abana bawe. turagushimye ko buri wese wari ufite intambara arwana nazo, wari ufite byinshi ari gucamo muri ubu buzima, hari ikintu ukoze ku buzima bwe, hari ikintu gikoretse mwami. turagushimiye muri uyu mwanya, turagushimiye aka kanya ko hari ibintu byinshi bihindutse, hari ibintu bikoretse ku buzima bwacu, ibyari ikarande ku buzima data bishizweho iherezo. urakoze kubikoze data, urabikoze mwami, urakoze. buri wese udukurikiranye muri aka kanya ahabwa ubungisha, ahabwa amahoro, abona umugisha n'amahoro ku buzima bwe. urakoze kubikoze mwami, tubisenze twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, urakoze, amen.